nimuzongeye kwibaza mu gihe nimuzongeye kwibaza ko ndinzerereza yego mbereka ko ndinzerereza ariko ma big deal my friend, big deal. Nimuzongera no kumenyera murareba kakajwa kuri iki katureba umuswera nyina kakajwi yo my brother urinde kuba icyo abantu bambwira mu muzamura ni umubloga wa danje. uri umubloga wa danje umeze bite se Dumba? umva twumvikane mabera nyoko urinde who are you? Twakajwe ukora iki? ndi umukomedian. uri umukomedian? Banyarwandakazi uyu ninde munyandikire muri comment ngiye mumenye ngiye hari content creator man. Ari ngewe content creator ino mihanda ko ari ngewe uyitegeka winjira gute mu mihanda yanjye itakuzi? uretse babikubwiye muri comment ntari aba ni ba good father murabizi ko nanga abantu bameze ngo ararenga. Nimumbwirire abafana wanjye nimumbwirire muri comment kabisa ko muri abaswera bakuzi imana umwana ari munini wacu ngo fake account baravuga ngo ni fake account. It's not fake account tu. Ufite abafollow bangahe? Mfite account ebyiri ayo mfite 14 ari n'indi mfite 800 yeno nshyiraho ibiganiro byanjye nkora. Basi ufite icyo ubwira abanyarwanda reka ndeke kukumanura. Ufite icyo ubwira abanyarwanda ubundi iyo uje gutya ukaza ntakuzi witubaza ufite isura yawe urayerekana barakuzi cyangwa ntago bakuzi? Ntago banzi ntago natanga isura yanjye. Ahubwo nanababwira bajye kuri YouTube yanjye ni Kakajwi tumaje kuzuza 3,000 mu minsi mike tuje mugende mukore follow and subscribe share ibintu byose kabisa. Ni kugira abanyarwanda uretse icyo ngicyo nibitege content zirenze tumfite ama content arenze navuga twumve. Nyambo Jessica uramuzi? Inde Nyambo Jessica uramuzi? Nyambo Jessica wapi? Askwere nyoko vahana skwera tazi Nyambo Jessica uyitwa Nyambo ndamuzi Nyambo ndamuzi wo muri Kiramani. Warugiye arana bari Jeanne wacu narinzi ko ugiye kumbwira ko Nyambo Jessica utamuzi ngo nkwereke icyo ngiye kugukorera. Twebwe hano twubaha ibyamamare byacu ntabwo uza uvuga ngo hari ngo kandi ngo iki n'iki twayazwa kubaza. Brown uramuzi? Iyo umuntu ari muri legend aba yarabikoreye. Ndimo ndakubaza ati Brown uramuzi? Bose mbwira abastari 10 ubu ngubu udatezwe. 10 b'abanyarwanda harimo Dumba harimo Gasuku harimo Nyambo harimo Kiraman harimo Nyakso ubwo nagiye no mu ba comedian. Kuvuga muri Kakajwi ari umusaza witwa Kanyombya noneho wenda mwemera ngo vuga muri Kakajwi tukumva. Biba bisaba ko na cyane machine tu go changing amazwi na change machine. Bikorwa muri machine ari ibintu mvuga gutya ngo bizi bisaba kandi wana appreciate kabisa Dumba uri guteza imbere impano new generation kabisa.
Wenjewe ubu ndi confused musukanye na bazi ntazi kandi ari ndimi nyiri imihanda. dore na titi wacu. Titi ko akomeje kuvuga ngo urabeshya. Titi ndabeshya. Titi nimuza kutubwira uwuri. Munzanire. Ndewe ndasindi kukureba sibyo ngiye kwika content igiye kuguhereza ntabwo ngiye guheza content natangiriyeho. Content natangiriyeho nawe yambwiye ngo sha Titi uwo muntu ya account ni babyimba ni account bitazababyimba. Niba ndemeye kuza kuri live nambaye ubusa Dumba nanjye ndemeye nambara ubusa ariko uyu muntu mana yanjye gusa ikintu Dumba gukoreye bro aragutwikira umuntu w'umusaza uzi no gutwika dore kiramumanuye kirimanuye kiragiye dore ntabwo kimanuye ukuntu mfashe telefone. Abantu bari hano mutubwire simuzi kakajwi man kakajwi aratwika bro urumva kakajwi sari uzi uko ari ubwa mbere numvisha umuntu witwa ngo kakajwi bro uwo mujyama nyine afite udukontenti man yabuze ndaje ndabikohereza byose inbox urumva byo abantu cyangwa muri hano mugende mwohereza Dumba mu mutaginge kuri kakajwi bro man nyine agira afite content afite ukuntu nyine umva Dani niza hano ndebe niba kuri YouTube ubundi zana hano iyo telecommande yanjye numvishe Dumba ni umuntu man yabanje kugudukubita content ngo ageze muri Amerika ariko gasino agira hanze aravuga ngo ati bantu banje ni umunsi wa mbere ngeze muri Amerika urumva ntabwo nari nzi ko muri Amerika hagwa kawunga afata neje bro ngagiye guteka ngo kawunga ngizamwita yihinga avuye muri Afrika habinzara bro kandi yo kuri YouTube kakajwi mubona man seko urumva nawe ufite energy zikuye he nyinshi kandi uvuye nyine ngira yivumani maze kurya urumva tuzi ko nsanzwe dusanzwe maze kurya bro maze kurya nyicaye live maze kurya kakajwi kese ko ari kuza abahinde man kuri YouTube bari kuzanira abahinde nanditseho kakajwi nanditseho kakajwi dore bari kuzana ibihinde ndaki noze Dani kakajwi bandikamo iki hazi ni ukuri kwibona Titi sinzi ibintu yanyweye none uzi energy mite mbazi bayega kujugumira ase abantu babibonye ko jugumira yasohotse Dumba jugumira ariko uzi ibintu nakoreye jugumira nabibonye nayikoreye icyo kora bro uri umuboro gurenze urumva iyo tubwizanye ukuri inde kakajwi kuri YouTube nose ko namubona Agurisha iki agurisha iki gito ariko nyine pana bya bindi byo kugenda nyine bya bindi nyine byabajya ki nyine kwagurisha nyine ngo kwa kundi kwajya ugurisha kwaje tarabigurisha kugitangira ubuntu barugo yego abantu bari kugusaba kakajwi ari ihema ari nawe uri yitwa Rwanda Clip yitwa Rwanda Clip reka turebe nakore Rwanda kure skid niki abantu mana Dumba ubundi uyu muntu ubu twika gutyo utamuzi nawe rwose abafite ikibazo urumva abafite ikibazo ubundi umuntu wese utwika ugomba kuba umuzi umufiteho n'amakuru yego umufiteho n'amakuru abantu bari kubona uzamuye fofo hari abantu batazi fofo amabara yadukoreye mu myaka yashize bari kubona uzamuye ari umuntu utazi fofo umuntu utazi fofo natubwire natera agatoki hejuru umuntu utazi fofo nashira ukuboko hejuru ubashobora gutuma baburo umuntu utazi fofo bashobora gutuma mbabloka Dumba umuntu utazi fofo shira ukuboko hejuru Dumba ngo kakajwi ngo yatanze ngo requestira sindi ndi kugusomera comment reba kwa Rwanda Clips katurebe umusitari wacu umva nawe naza n'ibintu atavuga kakajwi umva ndahita muraburiza kuko ngenda umufana wa kakajwi abo bantu bari kunyitera nabahe yemwe ni njye wanyawe Bonyambo naga abantu muzi kwa Gatanazi mwabonye
ngo nyambo nagakuzi barahazi no muri salo nyambo arashaka mu block najya muri ya firigo ibamo ubusa ibamo ubusa none se Dumba amenya ariho pe iri cupa bararizi nibyo nakoresheje firigo umva oya bure bya firigo nawe va mu bya firigo genda shaka kujyana ujya ukorera live za TikTok cya cyumba ukorera byatara dore no niwe Dumba uno muhambirwa niwe yewe ryama turebe ryama uburyamye yewe ugomba kumpa ibimenyetso bifatika Dumba niwe ndakesi none se ko wishimye cyane umuswera yakoze iki nyine uyu abuze ukuntu asetsa uzi ukuntu asetsa ntabwo wabonye muri comment abantu bazaga kubwira Dumba tubabarire ikibazo kudashyiramo ka kajwi se bro niwe Dumba ndavuga bro nguyanga abagore baswera aho propoze ko wagiye utampaye warakinaniwe ikibazo cyawe urugo twumvikanaga tugomba guswerana wahita guza ngo uri muriruka turinda cyabaga cyakunaniye Dumba umva nkubwire utatangira kwishushanya hano cyarakunaniye akasobagira urambeshye nukuri ko urambeshye fo ntago wigeze umva mu bintu birikiri waje wiruka kandi njye nari ndi serious wallahi nashaka kuguswera yego umukobwa niba yagusomye igikurikira n'iki ubutegereje iki watuye hasi ariko igituba cyancitse we igituba cyantuza bagwita rute rwa rukobwa barugusha rwose rwa rundi rw'uruyobe rwagiraga Asiya apana Asiya